Nongeye kubasuhuza mwese nyuma y'igihe ntabaherutse abantu bose mukurikirana channel ya YouTube ya Tele Rwanda. Nyuma y'ibyo rero ni ibisanzwe kubyara ni ibintu bishimisha ababyara cyangwa se ababyeyi muri rusange ndetse n'umuryango muri rusange, kuko baba bungutse undi munyamuryango mushya uba utari usanzwe muri bo ndetse uba warategerejwe igihe kitari gito. Muribuka cyangwa se murabyibuka amezi 9 mu nda nibwo nibura umwana wuzuye udafite ikibazo aba agomba kumara mu nda ibyara y'umubyeyi we hanyuma akavuka, twese tukishima abo bireba. Ibi mvuga ababyeyi murabyumva neza cyane. Gusa nanone nyuma yo kubyara abagore batandukanye baba bifuza kongera gusubirana cyangwa se kongera kungana nk'uko banganaga mbere, cyangwa se bakifuza kuba bagabanya ibiro akenshi baba bariyongeyeho mu gihe bari batwite. Ubushakashatsi uyu munsi ni ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko muri rusange abagore benshi basubirana ibiro bari bafite mbere yo gutwita cyangwa se mbere yo kubyara, byibuze nyuma y'umwaka umwe. Uko wabigenza kose gutakaza ibiro nyuma yo kubyara bisaba igihe, uretse ko nyuma yo kubyara nanone unasabwa gukomeza kurya indyo yuzuye kandi ihagije mu rwego rwo kubungabunga uwo wibarutse cyangwa se wabyaye. Ubanza ari nayo mpamvu kuri radio zitandukanye z'igihugu haba hanyuzwaho amatangazo ashishikariza ababyeyi batwite n'ababyaye kuba bajya bafata ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye mu gihe bari mu ibyo bihe, mu gihe cyo gutwita cyangwa se mu gihe bamaze kubyara. Gusa abo bose bavuga ibyo ngibyo akenshi uzanasanga bakomoza ku kintu cy'ubuzima bwawe wowe uburya kugira ngo uhite kuwo uri kurera cyangwa se wabyaye. Muri iki kiganiro waba rubizi cy'uyu munsi turavuga ku bintu byagufasha kugabanya ibiro mu gihe cyose ubyifuza kandi bitakugoye nyuma yo kwibaruka umwana wawe. Ni ibintu 6 ndetse bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubaha ikaze nanone mbaye nk'ubibibutsa gato uri kunyumva iyi chaîne yitwa Tele Rwanda. Ni chaîne imwe rukumbi ubonaho ingingo z'ubwenge kandi z'ingenzi nk'izi muri ubu buzima. Subscribe tujye tubana mu biganiro byose. Niba wifuza kugabanya ibiro rero, ijambo rya mbere ugomba kubika mu mutwe nonaha: mubyeyi, uko waba ushaka kunanuka kose, ibi byose ngiye kukubwira uyu munsi ntugomba kubikora vuba vuba. Ugomba kwihangana bikagenda biza gahoro gahoro, ni gahoro gahoro. Ukwikubitiro rero by'umwihariko ku bagore cyangwa se ababyeyi, uko ubishaka wabivuga kose. Bavuga ko ubundi mu gihe wifuza kugabanya ibiro by'umwihariko nyuma yo kubyara, ikintu cya mbere ugomba gukora ari ukonsa uwo wabyaye. Konsa usibye kuba bifitiye akamaro kanini cyane uwo wibarutse, konsa bigira uruhare runini cyane ndetse cyane mu kugarura imikorere isanzwe y'umubiri nyuma yo kubyara. Hari ikibazo ubundi ibi byose byaba bikora gute? Mu gihe utwite ubusanzwe ibinure biriyongera, icyo nicyo cya mbere mu biherwaho. Umubiri ugatangira kwinangira k'umusemburo wa insuline. Insuline ni umusemburo ugira uruhare mu kugena ingano y'isukari mu maraso mu mubiri, ariko nanone ikanagira uruhare runini cyane mu kugena uburyo ibinure bikoreshwamo ndetse n'uburyo bikorwamo. Ingaruka zo kwinangira k'uyu musemburo, ikigero cy'amavuta atandukanye gihita kijya hejuru cyangwa se kikazamuka mu mubiri. Nyamara ibi byose kubigabanya cyangwa se kubirwanya, konsa ntabwo cyaba ari igitekerezo kibi. Ni mwonse abo mwabyaye. Hayo ni amakuru kuva ku bushakashatsi butandukanye. Gukora siporo byibuze iminota 30 hagati y'amezi 2 na 3 ubyaye, bavuga ko uba ushobora gutangira gukora siporo. Gusa kuri benshi uzasanga bibasaba nk'umwaka ngo babe bagaragaza impinduka nyuma y'uko batangiye izi ngamba. Nyuma y'amezi 3 ubyaye, umubiri wawe uba ushobora gukora imyitozo ngororamubiri kandi ikomeye. Kandi gukora siporo kenshi ni uburyo bwiza bwo gutakaza ibiro muri rusange, bitari na nyuma yo kubyara gusa. Mu kubikora ushobora gutangira ukora siporo zoroheje mu rwego rwo kwirinda kwinaniza cyangwa se kuba wakwivuna cyane. Muri siporo twavugamo kugenda n'amaguru ahantu harehare, kwiruka buhoro buhoro, koga, kuzamuka umusozi, kunyonga igare ndetse n'izindi zikorerwa muri gym cyangwa se aerobics. Uyu munsi hari ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri yo mu bwoko bwa yoga kandi bivuga ko yagufasha gutakaza ibi biro.
kunywa amazi menshi cyane cyangwa se amazi ahagije. Amazi ibyo ntitwabitindaho, ni meza ku buzima bwa muntu, turabizi cyane. Nyuma y'ibyo byose, buri muntu wese wifuza gutakaza ibiro ntagomba na rimwe kwicisha inyota umubiri, kuko kunywa amazi kenshi bifasha mu mikorere y'umubiri mu gutuma hatwikwa ingufu nyinshi cyane cyangwa se ibizwi nka karori nyinshi cyane. Mu gihe ushaka gutakaza ibiro nyuma yo kubyara, ugomba kunywa byibuze ibirahuri biri hagati y'8 n'10 by'amazi ku munsi. 8 n'10 gusa. Abantu bose bitewe n'uko bangana nanone ntibakenera urugero rungana rw'amazi. Uburyo ushobora kumenya niba unywa amazi ahagije ni ukureba ibara ry'inkari zawe. Ziba zigomba kuba zidafite ibara na rimwe. Wigeze wihagarika rimwe, nibura rimwe, inkari zikaza zisa umuhondo cyangwa zisa n'umuhondo, iki gihe nta mazi aba ahagije aba ari mu mubiri. Ubundi ku mubyeyi, kurya indyo yuzuye kandi ikungahaye ku ntungamubiri ni ingenzi cyane, kuko bigufasha kubona amashereka ahagije ndetse bikaba byakurinda kugira ibiro birengeje urugero. Kurya neza rero byagufasha cyane. Bavuga ko aho kurya amafunguro atagufitiye akamaro, ayo bashyiramo nk'amafiriti, fanta, injugu, imigati n'ibindi, uba ugomba guhitamo akize cyane kuri fibre atuma ugira ubuzima bwiza kandi ukamara igihe uhaze. Uba ugomba kurya kandi ibiryo bikungahaye kuri calcium, uwo n'umunyu ngugu, proteine ndetse na omega 3 fatty acids. Iyi iboneka cyane mu mafi. Ariko kandi witonde muri ibyo byose, si byiza kurya ibiryo byinshi cyane icyarimwe. Ubundi bavuga ko kugenda urya duke duke amasaha atandukanye mu rwego rwo gutuma ibipimo by'isukari mu maraso biguma ku rugero rukwiye, bavuga ko ari byo byagufasha. Ibi ngibi binakurinda kurya ibyo udakeneye. Kwirinda stress cyangwa se umuhangayiko nicyo kintu cya gatanu turavugaho. Nyuma yo kubyara inshingano ziba nyinshi cyane. Ibi ni bisanzwe. Nyuma y'ibyo byose kandi biba bishobora gutuma uwabyaye ahora ari kuri stress cyangwa se ku muhangayiko udashira. Mu gihe wifuza kugabanya ibiro rero, nyuma yo kubyara uba ugomba kwirinda ndetse ugashaka uburyo bwose bushoboka ugabanyamo stress. Uyu munsi byagaragaye ko stress cyangwa se umuhangayiko waba wakongera umusemburo wa cortisol mu maraso, umusemburo utera kwiyongera ibiro. Cortisol kimwe na adrenaline ni imisimburo yiyongera iyo ufite ibibazo byinshi cyane kandi uhangayitse. Uzabigirwa nuko uzajya kumva ukajya wumva uhora unaniwe, ukarakazwa n'ubusa ndetse ugashaka kurya cyane, wibanda cyane cyane ku biryo birimo amavuta n'ibiryoherera cyangwa se ushaka ibyo guhekenya. Byose byongera ibiro, kabone niyo waba ukora siporo. Irinde kuryagagura. Icyo ni ikintu cya gatandatu. Ababyeyi bonsa abenshi kandi bakunda kurya buri kanya, uzabicunge nawe. Ibi birumvikana kuko abasabwa byinshi, gusa nanone uba ugomba kwitondera ibyo urya buri kanya, kuko hari ibiba bishobora gutuma aho kugabanya ibiro ahubwo birushaho kwiyongera. Aho kurya ibiryo birimo amavuta cyangwa se amasukari menshi, wajya uhitamo nk'imbuto, ukaba wahekenya nka karoti cyangwa se foromaje ariko zigabanyijemo ibinure byinshi. Ibi byose byatuma wumva uhaze igihe kirekire kandi wariye neza. Ikintu cya nyuma ngiye kuvuga uyu munsi cyangwa se ngiye gusorezaho ni ukuryama bihagije cyangwa se kuruhuka. Biragoye ko umubyeyi ukibyara ashobora gusinzira neza nijoro. Nubwo bimeze gutyo kandi kuryama ni ingenzi mu buzima. Biracyari ingenzi cyane mu gihe wifuza kugabanya ibiro, ndetse iyo uryama igihe gito biba bishobora guhindura imikorere y'umubiri wawe, aho kugabanya ibiro ahubwo bikaba byakwiyongera. Kutaryama igihe gihagije bizanira ibibazo bitandukanye mu mubiri, birimo nko kubura imbaraga zo gukora siporo niba wari usanzwe warabyiyemeje. Mu nyuma, kuzamuka kwa stress cyangwa se umuhangayiko nabyo bikongera urugero rw'umusemburo wa cortisol, gutera kwiyongera ibiro cyane cyane gutera ibinure byo kunda. Imihindagurikire y'imisemburo nk'irimo leptine, uyu nguyu ni umusemburo utuma wumva nta nzara ufite, ndetse n'uwitwa ghrelin, uyu nawo ni utera inzara. Ibi biba bishobora gutuma ibiro byawe bikugora kubigabanya. Niyo mpamvu iyo uyu munsi usacinze cyangwa se ushakishije kuri interinete ukandikamo ngo ibyo wakora ukaryama amasaha ahagije ku mubyeyi wabyaye, barakubwira bati mu gihe umwana aryamye nawe ushobora guhita uryama. Ugomba gushaka abagufasha imirimo yindi itandukanye yo mu rugo. Mu gihe ugiye kuryama ntugomba kuba uryamye mu cyumba kimwe n'umwana.
uba ugomba cyangwa se uba ushobora kugabana imirimo n'umufasha wawe cyane cyane iya nijoro, ndavuga umugabo wawe, hanyuma bikagufasha. Dusoje iki kiganiro cy'uyu munsi, byari ibintu byagufasha gutakaza ibiro mu gihe cyose ubyifuza nyuma y'uko ubyaye cyangwa se wibarutse. Wifuza andi makuru kuri iyi ngingo, manuka munsi y'iyi video urebe ahantu hatukura handitse subscribe uhakande. Tuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.